yatangira songe muzana kamiko ntazi twanabivugana no kuri WhatsApp reka muri training. Yeah, hey everyone, mwese ndabashuje cyane, mbifurije ibihe byiza, mbifurije ikaze kuri no live streaming yacu no mugoroba. Mbaye ikaze cyane. Amasamwe nawe. Meze. Waje kunsura muri yose. Yeah, all right. Ngosuza abantu rero nurangize gihe. All right. Mwese ndabasuhuje. Mbaye ikaze cyane. Yeah, all right. Rero mbaye ikaze cyane kuri live streaming yacu no mugoroba. Yeah, dufite topic nziza cyane yitwa ngo Momentum 2025. Turibanda cyane ku gitabo cy'umugabo witwa Darren Hardy. Igitabo cyitwa ngo Living Your Best Year Ever. Turifashisha ubumenyi bw'isi cyane twavanyemo cyangwa se twigiyemo. Ubwo bumenyi rero nibwo turaza kugira gute, turaza kuganiraho ndetse cyane. Hanyuma ngene nongeraho n'utundi tumanyeri muri experience y'imyaka mike yamaze muri no business ariko itari mike cyane. Alright, nimba wamaze kuhagera dusuze utubwira ahantu herereye, nimbura uri Kigali witubwire, utubwira akazina kawe ndetse n'ahantu herereye, hanyuma twiganirire. Ahantu hose waba uri inshuti yanjye kurikira ino live streaming, waba uri Kigali tuguhaye ikaze, abari mu ntara tubahaye ikaze, abari Rubavu, abari Musanze, abari Rwamagana, abari Huye, abari Nyamagabe, abari Nyamasheke, abari Rusizi, abari Karongi, abari Kirehe, abari Nyagatare, abari Gicumbi, abari Rulindo, abari Gakenke, uturere twose tw'igihugu ahantu hose waba uri, tuguhaye ikaze kuri no live streaming yacu y'uno mugoroba. Fata agakayi kawe wandikemo ngo Momentum 2025. Ya, fata agakayi kawe ari byo bintu wandikamo, hanyuma mukangiye kukubwira utumanyeri turaza kuganiraho. Nateguriye aga training hano muri kano ka agenda. Turavuga ku ngingo zigeze muri enye. Izo ngingo zigeze muri enye rero turaza kuzinyuramo twihuta cyane. Izo ngingo zigeze muri enye turaza kuzinyuramo twihuta cyane ku buryo tutari buze gutinda. Yeah, all right. Munyemerere rero dutangire turi saa moya n'iminota 4. Dutangire ka link yishyire ahandi hantu hagiye hatandukanye. Nimba ufite umufatanye bikorwa ushaka azagira umwaka w'umusaruro udasanzwe, mwoherereze link y'ino training. Hanyuma nimba uri muri group ya WhatsApp nabo boherereze link y'ino training. All right. Hanyuma iki nanone kandi nimba uri muri group ya Facebook, ufite group ya Facebook, kora sharinga muri group yawe kugira ngo ino training y'uno munsi ize kuba training nziza kandi cyane. Nshaka kubabwira ko ino training niyo ya mbere tugiye kugira wigeze kuba wakumva muri uno mwaka, kandi niyo training igiye kugufasha gutangira umwaka utaha uri mu mavuta. Nshaka kubwira ngo ukwezi kwa 12 burya aba ari ukwezi kwa 0 kumwaka ukurikiyeho, bisobanuye ngo umwaka utaha twamaze kuwutangira kuko turi mu kwezi kwa 0 kwawo. Alright, mbifurije rero umwaka mushya muhira wa 2025, kandi batumiye muri no training y'uno mugoroba. Yeah, alright. Rero afite yanjye muvandimwe niba wamaze kuhagira, andika rimwe muri comments, wandika izina ryawe kandi udusuhuze, utubwira ahantu herereye. Ndi kumubona nije na Bosco, ndi kumubona cyane ko yamaze kuhagera, ndi kubona n'abandi bavandimwe bamaze kuhagera. Mwese mbahaye ikaze muri training y'uno mugoroba. Alright, comment nabone nazo tangira kuzibona neza, ariko ndabizi ko tugiye kugira gute, tugiye gutangira kuzibona. Okay. Comment natangiye kuzibona. Ndi kumubona Simon, ndi kumubona wo bita Emmanuel, ndi kumubona Bosco, n'abandi munyereke ko mwahageze. Musharing link ahantu hose, sharing ariko kuri group yawe ya WhatsApp, sharing ariko kuri group yawe ya Facebook, sharing ahantu hose agiye atandukanye. Wo bita nije na Bosco ati ndahabaye ni Bosco, ubu ndi muri office Kigali. Hagenimana Alex nawe ni umuntu habaye cyane. Harundi sura n'abandi mushyiraho comment mbabone ko mwamaze kuhagera. Yeah, topic yacu ravuga nabwe yitwa ngo Momentum 2025 cyangwa se ngo Living Your Best Year Ever.
baho umwaka mwiza cyane kurusha iyindi myaka yose yabayeho. Baho 2025 nk'umwaka w'imfura mu myaka yose wabayeho. Baho 2025 nk'umwaka udasanzwe mu myaka yose yabayeho. Ibyo bintu rero tugiye kureba ukuntu wabigenza kugira ngo ibyo bintu bigushobokere. Mbere yuko twinjira muri uwo mwaka rero, mbere yuko dutangira training yacu, ngiye kubasaba akantu. Manza ufate agenda yawe. Muri agenda ugiye kwandikamo ibintu 10. Andika ibintu 10 wishimira ko byakubayeho muri uno mwaka. Fata agenda yawe wandika ibintu 10 wishimira ko byakubayeho muri uno mwaka. Hanyuma muri ibyo bintu ufatemo ikintu gisumba ibindi ucyandike muri comment box. Ubwo nanze ko byose mu byandika muri comment, ariko nimba rwose uri kumananira ibi byose wanabyandikamo. Ariko topic yacu ubwo twayitangiye tayari kugira ngo winjire mu mwaka wundi. Manza ukore icyo bita gratitude, manza ukore appreciation, manza ukore thanksgiving, manza wishimire ibyo wagezeho, manza wishimire ko uno mwaka urangije amahoro, manza wishimire ko uno mwaka urangije warabonye igishoro cyo gutangira ino business, manza wishimire ko uno mwaka urangije warongeyemo imigabane, manza wishimire ko uno mwaka urangije ugihumeka umwuka w'abazima nta burwayi wahuye nabwo. Ishimira ibintu byinshi cyane. Ya nshuti yanjye, kugira ngo dutangire neza nshuti yanjye, andika, fata urupapuro cyangwa se ikayi cyangwa agenda, wandikemo ibintu 10 uri kwishimira wagezeho muri uno mwaka cyangwa se byakubayeho muri uno mwaka. Mwese mbahaye ikaze. Ndi kubona bita Kenneth CEO Raskaras. Muhaye ikaze cyane. Duhaye ikaze our lovely upline Ruby Global Ambassador Eric Mwizero. Tumuhaye ikaze cyane. Rero nababwiye ngo munyandikire ibintu mwishimiye ko mwagezeho. Ibintu byababayeho muri uno mwaka ni ikihe kintu cyakubayeho kumva aka kanyura cyari kucyishimira cyane. Ni ikihe kintu cyakubayeho kumva aka kanyura kucyishimira cyane. Ni ikihe kabisa, ni ikihe kinyandikire muri comments. Iriza Ange arahabaye cyane. Muhaye ikaze. Ndayambaje Jean Pierre nawe muhaye ikaze. Ya munkorere share mu magroupe ahantu hose waburi, muri groupe yawe ya WhatsApp. Nimba hari umuntu tayari winjije wahaye wamenyekanye wabwiye no business wumufatanye bikorwa wawe, ntuze kwishimira kino topic kuyiga wenyine. Ihangane aka karinki kagire gute kamugereho. Muri kunyandikira muri no business ikintu mwakunze, ikintu cyababayeho muri no mwaka, muri kuvuga ati rwose turishimye kandi turashima Imana cyane ko kino kintu cyatubayeho muri uno mwaka. Mubinyandikire muri comment. Hanyuma nimara kubinyandikira muri comment, ndeta dutangira mbabwira kandi kantu ka kabiri. Mu yandi magambo, ikintu cya mbere duhereyeho muri bya byiciro bine cyase muri za topic enye turi buze kuganiraho, icya mbere ni ukwandika ibintu 10 wishimira ko wagezeho muri 2020 na kangahe na kane. Alright, ndabona turi mu yari minota 10, mbahaye iminota 2. Saa 12 turaba dukomeje. Mbahaye iminota 2 yo kwandika ibintu 10 mwishimira ko mwagezeho muri 2024. Andika ibintu 10 wishimira ko byakubayeho muri 2010 na kangahe na 24. Andika ibintu 10 byabaye ku muryango wawe wishimira. Andika ibintu 10 wishimira ko byabaye ku buzima bwawe. Andika ibyo bintu 10 ubyandike. Wabyandika hano muri comment box, ariko wabiko no kubyandika mu gakayi, kubera ko bino bintu bizagufasha cyane kuba hari ibindi bintu by'imbaraga uzageraho mu wundi mwaka ukurikiyeho muri 2025. Ibintu ugiye kugeraho kugira ngo uzabigeraho neza cyane, ugomba kumanza ukaba grateful, ukamanza ukagira umutima wishimira ibyo wagezeho, ukamanza ukagira umutima unezerewe kubyo hari ibyo wagize gute wagezeho. Ikintu ngiye nishimira gikomeye cyane nuko muri Victorious twabashije gukora event nziza cyane. Event yabaye iminsi 2. Icyo kintu cyaranejeje cyane muri uno mwaka. Ntago ari cyo gusa, muri Victorious nibwo twagize training center nini cyane ya mbere mu Rwanda. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Muri uno mwaka nibwo nagize famille. Muri uno mwaka nibwo nagize umwana wanjye wa mbere. Ariko sibwo muri uno mwaka utarabaye umwaka mwiza mu by'ukuri. Muri uno mwaka byaba ibintu by'agatangaza. Alright, hari akameme nabonye kari kuvuga ngo
ngo no kuba uno mwaka urangiye ntasaze ngo nabyo ndabishimira Imana ya njye ntabwo ari gutyo bimeze kubera ko mfite ibintu byinshi cyane nshimira Imana no kuba mpumeka umwuka w'abazima nabyo ni sawa cyane ariko mu by'ukuri mbabwiye ibintu nshimira Imana muri uno mwaka yaba ariyo topic yonyine twavugaho ya ni byinshi cyane rero nshimira Imana mpamya nashidikanya ko ari na byinshi cyane nawe ushimira Imana fata agakayi wandikemo ibintu 10 ushimira Imana ko wagezeho nimba nuragiza kubyandika ibintu 10 mu gakayi kawe ushimira Imana ko wagezeho unyandikire rimwe muri comments nimba na rimwe muri comment ya mbere nibwo ndakomeza andika ibintu 10 ushimira Imana ko wagezeho muri uno mwaka wa 2024 andika ibintu 10 ushimira Imana ko wagezeho muri 2024 binyandikire byandike mu gakayi kawe byandike muri agenda yawe byandike byandike ibintu 10 wishimira Imana ko wagezeho wow andika ibintu 10 ushimira Imana ko wagezeho kuko birahari byandike mu agenda kawe nurangiza ufate kimwe muri byo gisumba ibindi ucyandike muri comment box kimwe muri byo gisumba ibindi uracyandika muri comment box hanyuma ibindi 10 byose byo urabyandika muri agenda yawe Gakuba Thomas ibintu 10 yabirangije Gakuba Thomas tubwira igikuru muri ibyo cyandika muri comment box Uwimana Regis ibintu 10 yabirangije igikuru muri ibyo cyandika muri comment box uwo ni Regis turi kuvugana Eric Fashimana ati ubu nanjye ndahari cyane alright arakoze cyane Eric Fashimana umuntu warangiza kwandika ibintu 10 ari kwitandika rimwe muri comments hanyuma igisoma ibindi byose ugahita ugikubita hehe muri comment box kimara kubyandika urandika rimwe hanyuma igisoma ibindi byose ucyandika muri comment box alright iminota 2 nabahaye yarangiye kubera ko iminota 2 nabahaye yarangiye rero reka twikomereze ndikona n'undi hari abarangije kubyandika Gakuba Thomas yabirangije Regis yabirangije Upline Eric yabirangije ibintu 10 ashima Imana ko yagezeho muri uno mwaka ibintu 10 yishimira ko byamubayeho mu buzima ibintu 10 yishimira ko kabisa byagenze neza so bita Mugabo Pascal ati ndishimira cyane kuba narabaye umucuruzi mwiza muri Global Mugabo Pascal yaciye gutya kuri stage y'abantu bacuruza neza cyane muri company yose urumva ni ikintu kiza cyane Upline ati igikuru nuko muri ibyo uko muri igikuru muri byo nuko ubu mfite ubuzima bwiza na business nziza alright Upline ati ibintu 10 byambayeho ikibiruca byose nuko mfite ubuzima bwiza kandi na business kabonyanje kabiri kugenda neza hanyuma aho bita Fordemi ati ikintu kirenze cyambayeho nuko nabanye amafaranga yo gutangira business wow aho bita Regis ati I am still alive in a business I stay strong in a business ndayambarira mpira ati ikintu gikuru gikomeye cyane cyambayeho nuko nujuje amanota 60 wow ni sawa cyane reka twikomereze rero hano aravuze ngo rero hano tugeze ku kantu ka kabiri akambere kari kwandika ibintu 10 wishimira ko wagezeho muri uno mwaka aka kabiri tugeze ku bita the art of goal setting tugiye kuganira ku bintu bigendanye no gushyiraho intego muri kagano ka goal setting turaganira ku bintu bigeze muri bingahe 1 2 3 4 turaganira ku bintu 4 byo muri goal setting ibintu 4 byo muri goal setting ikintu cya mbere turaganiraho turavuga ese kubera iki ubundi intego ari ingenzi kuzishyiraho kubera iki dusetting intego gusetting intego ubundi ni ingenzi gusetting intego ni ibintu twakwiye kuba dukora gusetting intego kubera iki ubundi tuzisetting birakora cyangwa ntago bikora gusetting intego nicyo kintu tugiye kugira gute kwivugiraho gusetting intego rero birakora cyane tugiye kuvuga ku mpamvu nkeya zigaragaza impamvu gusetting intego ari ibintu by'ingenzi cyane kubera iki gusetting intego ari ingenzi nakaye kamaro ko gushyiraho intego kubera ko ntago uzigera ubaho umwaka w'igitangaza udafite mu by'ukuri intego z'ibyo uzawugeramo z'ibyo uzageraho muri wo ese ni izihe ntego uri kumva ugiye gutangirana umwaka utaha hano rero tugiye kurebera hamwe akamaro ko gusetting intego cyangwa se
kubera icyo ubundi gusetting intego ari ibintu byiza, ari ibintu bitwika cyane, ni ukubera iki? Nibyo tugiye kuganiraho rero. Umuhanga yaravuze ngo iyo udafite ikintu byanye cyo ushaka kugeraho birangira nta kintu ugezeho. Birangira nta kintu ugezeho. Akaje iyo nta kintu ufite cyo kugeraho birangira ntacyo ugezeho nyine. Hari umugabo witwa Zig Ziglar wavuze ngo if you aim at nothing you will hit it every day. Nimba nta kintu ufite cyo kugeraho, iyo ntego yo kutagira ikintu ugeraho uyigeraho buri munsi. Iyo ntego yo kutagira icyo ugeraho rwose uyigeraho buri munsi. Niyo mpamvu rero nimba utagiye umwaka wa 2025 nta kintu ufite cyo kugeraho muri wo, rwose congratulation kuri wowe kubera ko wamaze kurangiza. Wamaze kurangiza, wawusoje rwose, kubera ko ibyo kugeraho wowe wabigezeho. Hari ibyo waba ufite se n'ubundi ibyo kugeraho wabigezeho rwose. Hano rero yavuze ngo iyo umuntu asetinze intego, when you define your goals you give your brain something to focus on and look for. Umugabo witwa Dan Hardy yavuze mu gitabo cye ngo iyo ufashe intego zawe ukazishyiraho, ubuhaye ubwonko bwawe ikintu cyo gukoraho, ubuhaye ubwonko bwawe ikintu cyo kwitaho. Ubuhaye ubwonko bwawe ikintu cyo kwitaho, ubuhaye ubwonko bwawe ikintu cyo gukoraho. Nimba wafashe ugasetinga intego, wahaye ubwonko bwawe icyo bita task, wahaye ubwonko bwawe umurimo wo ikintu cyo kuzitaho. Nimba ntacyo wasetinze, ubwo ubwonko bwawe nta kintu ufite bwo gusetinga, uzagera ku byo utasetinze. Uzagera ku byo utasetinze rwose. Yakomeza aravuga ngo if you don't know what to look for, you certainly won't get it. Niba udafite rero icyo ushaka, niba utazi icyo ushaka, birangira n'ubundi ntacyo ubonye, cyangwa se ubonye icyo udashaka. Hari ikinyarwanda kivuga ngo utazi icyo ashaka afata icyo abonye. Rero nshuti yanjye, niba utazi icyo ushaka, umwaka utaha uzarangira ufashe icyo ubonye. Uzarangira ibyo ugezeho byose uzumva ari byo wagakwiye kubugeraho, kandi mu by'ukuri wagakwiye kubushyiraho intego, ukavuga uti rwose ngewe ndiyemeje, ngomba kugera kuri ibi, ngomba kugera kuri ibi, ngomba kugera kuri ibi ngibi, ngomba kugera kuri ibi ngibi. Rero tubonye ko gusetinga intego ari ibintu by'agaciro gakomeye cyane. Ndabona kubwira abantu ngo intego ya mbere y'intego, cyangwa se akamaro ka mbere k'intego, ntabwo ari gutuma iyo ntego uyigeraho cyangwa se uyihitinga 100%. No kuyihitinga 100% byaba ari sawa rwose, ntacyo bitwaye. Ariko niyo utayihitinga 100% ukayigeraho hafi yayo, aba ari nta ribi. Kubera ko akamaro ka mbere k'intego ni ugutuma ukora ibintu utari gukora iyo ntego utagira gute utayishyiraho. Iyo udashyiraho iyo ntego nta nubwo ufite icyo wakozeho. Ariko byibuze ko warashyizeho intego, wahaye ubwonko bwawe task, wahaye ubwonko bwawe akazi, uba ufite icyo buri gukoraho. Akamaro ka mbere k'intego rero ni ugutuma, navuga ngo twisiga urusenda, ya terime dukunda gukoresha, ni ugutuma twisiga urusenda, ni ugutuma hari imyanzuro mishyashya dufata kubera intego twashyizeho, ni ugutuma hari izindi gahunda dupanga bitewe n'intego twashyizeho, ni ugutuma hari amasaha tubyuka tutabyukaga bitewe n'intego twashyizeho. Umugabo witwa Albert Einstein yaravuze ngo ubucucu cyangwa se kwibeshya, nimba ariko nabyita, ngo ni ugukora ikintu kimwe ukongera ukagisubiramo, ukongera ukagisubiramo, hari umusaruro cyaguhaye wenda utishimiye, ariko akomeza ukagisubiramo witeze ko urabona umusaruro utandukanye. Niko umugabo witwa Albert Einstein yavuze. Bisobanuye ngo rero nawe nimba hari ibintu utagezeho muri uno mwaka, manza niba aravuga ngo manze wikoremo urugendo, manza wizengurukemo, uvuga ngo se bino bintu ntagezeho ni akahe kamangeri ngiye kongeramo karatuma noneho umwaka utaha ngera kuri achievements zidasanzwe zitandukanye n'izo nagezeho uyu mwaka. Ako kantu ni ingenzi cyane, ni ingenzi cyane. Haravuga ngo goals provide the direction and focus. Ako twari twakavuzeho, intego zituma ugira ikintu cyanya cyo kugira gute cyo kwitaho. Akandi kantu ka gatatu karavuga ngo intego zigufasha kumejaringa progress, zigufasha
gupima nimba uri gutera imbere, nimba hari intambwe uri gutera. Intego zirabigufasha cyane. Ikintu cya gatatu, intego cya kane, intego zigufasha gukora icyo bita decision making na time management. Iyo washyizeho intego zawe, nta muntu uza akujagaraza kujyana hirya no hino. Ba bantu baza bakujyana mu tundi dukampani twa make twateye, ntabwo ayapfa kukujyana ufite intego. Cyane. Hanyuma kintu gikomeye, intego zituma commitment yawe izamuka. Wa muntu uri muri wowe udasanzwe, intego ziramubyutsa, intego ziramukangura, zita zikwereka ko ugomba kuba undi muntu utandukanye n'uwo wari uriwe, kuko hari ibindi bintu bya danger washyizeho ugomba kugeraho. Nimba udafite intego rero, uri umwe mu bantu rwose bahagaze nabi cyane muri uno mwaka. Nimba udafite intego, uri umwe mu bantu bahindutse cyane. Insanity, uwo bita pitati insanity. Insanity ni ubucucu. Ni ubucucu nicyo bivuze, cyangwa se ubugoryi, cyangwa se ndikubura amagambo meza cyane nabyita, ariko ubundi ni ibyo ngibyo. Urimo urabyumva? Ngo rero ni ugukora ikintu kimwe gusa, kimwe wumva kurabona impinduka cyangwa se umusaruro utandukanye, ariko mu by'ukuri utahinduye icyo uri gukora. Ese birakora ibyo bintu? Ntabwo bikora. Nimba ushaka umusaruro utandukanye muri mwaka utaha, nawe kora ibintu bigize gute? Kora ibintu bitandukanye. Ramadan ati n'ubujiji. Alright. Ni amagambo nk'ayo ngayo akakaye. Ikintu rero twatangiye tukora practice, cyangwa se twandika ibintu twishimira twagezeho. Icya kabiri, turebye impamvu tugomba gushyiraho intego, twabiregeye ndakeka twabyanditse. Icya gatatu rero kitwa ngo how to set a clear goals. Ni gusete noneho washyiraho intego ziri clear. Ni gute wa setting intego neza muri make. Nagiye kubicamo nihuta kuko dufite iminota itari myinshi cyane, dufite iminota 60 ingana n'isaha, tumaze gukoreshamo 24. Tugiye kureba uburyo bwiza wa setting intego zawe. Hatagira umuntu ugenda kubera ko turacyasigaje utundi tuntu twinshi. Uwo bitari sati intego kwisonga abantu banjye. Goals. Upline setting goals give us the speed in doing activities no matter the challenge. Arakoze cyane upline. Tigushyiraho intego bituma hari umuvuduko wundi ukomeye cyane bituremamo, tutitaye kubigusha turi guhura nabyo, tutitaye ku nzitizi turi guhura nazo. Upline arakoze cyane. Uwo bita Valence nawe arahari cyane. Alright, tugiye rero kureba uburyo bwiza wa setting intego. Ahangaha tugiye kujya twandika muri comment buri kantu ku kandi. How to set an achievable goals, cyangwa se how to set a clear goals. Ni gute wa setting intego nziza zisobanutse. Kubera ko setting intego zisobanutse, zisetinze neza, uwamaze kugira muri kimwe cya kabiri cyo kuzigeraho. Gusetting intego zidasobanutse, uba wamaze kukica kwanza muri makeya. Ese ufite intego wamaze kuzisetting, wazisetinze utese? Ese ntabwo warashyiraho intego? Niba utarashyiraho intego, ngwino nkwiyerekere ukuntu za setting intego kandi ziri achievable. Andika muri comment ngo how to set an achievable goals. How to set an achievable what? How to set an achievable goals. Hano mugakayi kanje rero afite uburyo nabandikiyemo cyane bateguriye bw'ukuntu wa setting intego ziri achievable. Emi twahirwa ati ndahabaye cyane. Niba witeguye kureba ukuntu wa setting intego ziri achievable, njyandikira rimwe muri comment. Alright, ndikubona twamaze kuhagera abandi bantu benshi. Kora akarinki komeza ugasharinge n'abandi. Komeza sharing akalinki ku buryo n'abandi bantu baraza bakareba uburyo bwiza twa setting intego. Twamaze kubona ko gusetting intego ari ibintu by'ingenzi cyane. Kwamaze kubona ko gusetting intego ari ibintu by'ingenzi cyane ku buryo kandi bukomeye. Kwabonye importance cyangwa se impamvu gusetting intego ari sawa.
ibyo bintu ni ibintu twabonye cyane twabirebye twabonye ko gusetting intego akamaro ka mbere no muntu uri kumamagarira amarancaga aha hari umuntu warumamagariyemo ndakeka tukiri kumvikana niba ukiri kunyumva neza nyandikira 2 muri comments niba ukiri kunyumva neza nyandikira 2 muri comments 2 muri comments nimba ukiri kunyumva neza binyandikire alright ndikubona mukiri kunyumva neza rero ko dutangire twabonye ko ari ingezi gushyiraho intego twabonye ko bituma tugira umuvuduko udasanzwe twabonye ko gushyiraho intego ikindi kintu gikomeye cyane bidufasha bituma tugira focus twabonye ko bituma dupima intambwe niba turi gutera imbere twabonye ko bidufasha muri decision making twabonye ko bituma inner power yacu izamuka bigazamura umuvuduko wa business yacu ibyo ngibyo byari ibyiza cyangwa se akamaro ko gusetting intego hanyuma ni gute wasetting intego neza akaruka mbere kazagufasha gusetting intego neza cyangwa se out to set achievable goals kazagufasha kugera ku ntego karavuga ngo set the goals which motivate you setting intego yo ubwayo ikwiterera imbaraga setting intego yo ubwayo igukorera follow up setting intego yo ubwayo yihagije kukwiyibutsa ngo kuki ubundi utari kungeraho setting intego yihagije kugukorera follow up setting intego yihagije setting ikintu ukeneye muri makeya abantu benshi cyane muri ino business yacu bakunda kugwa muri trap cyangwa se mu mutego wo kurebera ku bandi wo kwiganana ugasanga urimo kuvuga ati nimba kanaka yashyizeho imodoka nanjye ngomba kuyishyiraho nimba kanaka yashyizeho inzu nanjye ngomba kuyishyiraho nimba kanaka yashyizeho iki nanjye ngomba kuyishyiraho ariko nshuti yanjye manza ugende witekerezeho uvuga ati nkeneye iki business yanjye iri ku ruhe rwego ni ikihe kintu nkeneye first hari n'igihe urasanga icyo ukeneye cya mbere ari ukwihaza mu biribwa nimba ugira icyo ukeneye cya mbere ari ukwihaza mu biribwa shyiraho intego yo kongera ibiro none iyo business izatuma ugera ku modoka iyo business izatuma ugura inzu ariko na mugurusu yabuze iyo business ugira korara maze shyiraho intego yo kwihaza mu biribwa ka mugurusu kajya kabonekera iki urimo urabyumva mugurusu ubundi ni akawunga za kawunga cyane ni umuceri cyane agize inama ka mugurusu kabonekera iki ushaka kuvuga ati ngegegwe cya mbere ara ukita ku bintu bijyanye na mugurusu kubera ko ni rwo rwego nyine aka kanya niho business yawe ugeze uvuga ati uku kwezi intego yanjye ari gukora ku myambarire ni urugero rero ugomba kwimenya ukamenya urwego business yawe ugezeho ukamenya urwego rw'ubuzima uhagaze aka kanya bikagufasha gusetting intego ikumotiva hari igihe usetting intego navuga nayo ubwayo itagutera kime kubera ko urayireba bigenanye n'ibyo wipashije ugasanga wenda wipashe baro ndende utari bubashe no gukina hera ku bintu wumva ukeneye icyo ubundi ukeneye ikibanza nimba ari icyo ukeneye shyiraho ukeneye kwihaza mu biribwa nimba ari icyo ukeneye bishyireho ukeneye ikintu wose uri kumva ukeneye banza aricyo uhera intego yo kongera ikiryo uwo niwo bita Jozu yego da nimba uri kumva intego ari ikiryo kubitaho niko bimeze da hanyuma nubara kurya ukihaza mu biribwa urabona n'imbaraga zo gutumira n'imbaraga zo kwinjiza abantu n'icyo kibanza uzakigura niko rwose bimeze good rero mbere na mbere setting intego ikumotiva iyo ubwayo yikorera follow up ntago andi kubabwira ngo dushyiraho intego za hafi cyangwa se intego ntoya kubera ko mukanya turaza no kubireba neza ukuntu gusetting intego ntoya nabyo ari bibi cyane turi kugendana ariko manzi shyiraho intego nshuti yanjye ubona nawe ukeneye upline intego yo kubona abantu bawe ba mbere babiri muri DTC arakoze cyane upline niba uri kubona byaranagoranye uvuga ati ibyo icyo kwezi kwa mbere cyangwa se ukwezi kwa mbere kurarangira naramaze kubona matching wenda 3 za mbere ibyo bintu biratwika good aha ngaho ni sawa cyane shyiraho intego rero ikumotiva intego ubona nawe ukeneye hari abantu bashyiraho intego kubera bari kwigana abandi ariko mu by'ukuri izo ntego batazikeneye byanyabyo ahubwo bari kugendera mu kigare
ugasanga murashyize ati ngiye rwose nshaka kuzatembera Dubai, nshaka kuzatembera muri Amerika. Ariko se koko aka kanya gutembera nicyo kintu cyane? Aka kanya ukeneye gutraveling, kutabeshya nicyo kintu cyane? Tubwizanye kuri cyo kintu cyane nabyo ni byiza pe, ariko se aka kanya gutraveling urabikeneye? Nijye bintu uri kubona byagutwikira cyane? Ntabwo ari ibintu byagutwikira cyane bitewe n'urwego business yawe igezeho. Hari igihe kizagera wumve rwose gutravelinga ni nayo ntego nkuru y'umwaka ahubwo. Vuga ati ngino mwaka wose kwanza ngenze nzitravelingira gusa. Ariko nakubwiye ngo manza wimenye, turi kugendana, manza wimenye. Umenye urwego business yawe uhagazeho, umenye urwego ubushobozi bwawe buhagazeho, nurangiza ushyiraho intego zikumotiva. Uzigenda uzizamura gahoro gahoro. Vuga ati intego ya mbere ni gukora ibi ngibi. Igihembwe cya mbere nzaba ndi kwita kuri ibi. Igihembwe cya kabiri nzaba ndi kwita kuri ibi. Igihembwe cya gatatu nzaba ndi kwita kuri ibi. Mwene umwaka uzarangire hari izindi ntego zifatika wagezeho, ariko wikwifata ngo uhere ku bintu bya danje n'ibyibanze utabifite. N'ibyibanze utagize gute utabifite. Alright, ako kaneke karakana kumvikana rero. Ati Pascal ati intego yo kwagura team ku isi hose. Alright, Pascal intego ye ni ihera ngenye family yose ko ikora business nta n'umusigaye. Ntego nziza cyane. Arisa ati intego yo gufasha abantu gutangira ngakora team ikomeye imusanze. Ona Arisa arakoze cyane Arisa. Level up standing in your business. Ibintu nk'ibyo mbese. Hanyuma reka twikomereze. Tumaze kubona ko intego yawe umaze kumenya ngo nkeneye iki. Kuba wagikeneye rero kishyire ku ntego zawe. Kurya kiruru kigeraho hari n'urwego rw'ubuzima uzahindura mbese. Hari umwaka umwe nzajya mu bihugu 100, ariko intego zose mbafite nizo kubaka business. Apre naradufasha ati hari n'igihe azaba afite intego kuba ati uno mwaka intego zanjye ni ugutembera gusa. Ukwezi kwa mbere nzatembera muri East Africa, ukwa kabiri njya muri Central Africa, ukwa gatatu njya muri South Africa, ukwa kane njya muri West Africa, ukwa kane njya muri Maghreb, ukwa gatanu njya mu Misiri, ukwa gatandatu namuke mu Burayi, ukwa kane njya Dubai, ukwa munani manuke Maldives, ukwa cyenda njya muri Amerika y'Epfo, ukwa 10 njya muri Amerika ya Ruguru, ukwa 11 njya muri Aziya, ukwa 12 nza muri Visit Rwanda. Umwaka ukabura rangenda. Ariyo ntego ufite. Ariko aka kanya ntago ariyo gahunda. Aka kanya reba ikintu ukeneye mwana. Reba ikintu ukeneye. Set the goal which motivates you, niyo ntego yawe. Akaruka yakora karavuga ngo rero karuka yakora karavuga ngo specify your goal. Specify your goal. Cyangwa se set a smart goals. Intego yawe setinze specifying byanyabyo ku buryo n'akadomo karaba kariho. Aka kanya ugiye guhamagara inomero ya upline ukibeshyamo umubare umwe ntago ari upline wawe uhamagaye. Aka kanya ugiye guhamagara kumamagara ukibeshaho umubare umwe ntago ari ngiye waba uhamagaye. Aka kanya ugiye kunyoreza amafaranga kuri account namba yanjye ukibeshaho umubare umwe ntago ari ngiye wawoherereje amafaranga. Nawe rero ba clear, ba specific ku kintu ukeneye, ku rwego nimba ari niko tushaka kugura uzabati rifite n'ibipensu by'umukara cyangwa by'ikigina. Nimba ari telefone ushaka kugura ari uri ku ntego zawe, ushaka kugura iye telefone y'ubuhe bwoko, isute yakorewe he, yo muhe mwaka, niko bimeze da. Ibyo bintu nutabikora nabwo uzagera ku cyo utasetinze. Specify intego yawe rero. Abantu benshi impamvu batagera ku ntego zabo, turakona agatopic turi buza gukora ikiza kavuga ngo a mistake abantu bakora mu gusetting intego cyangwa se why most people don't achieve their goals. Ako nakantu turaza kuvuga nako turasorezaho, ariko mbere ko tukageraho reka wenda se nko barobeshaho impamvu imwe mu mpamvu abantu batagera ku ntego zabo ikomeye nuko ziba stari specific.
ugasanga umuntu ashyizeho ngo nzaguri ngo nzubaka inzu wenda. None si iyo nzu uzayubaka he? Uzayubaka se byari? Izaba imeze itese? Ni konoshi, ni kadastra, ni etaje, bimeze bite? Ushaka wenda zige mu ntego twagiye tuvuga kugura ikibanza. Ni indi ntego nziza cyane. Ushaka kugura ikibanza, ese icyo kibanza ushaka kugura mbere na mbere kingana ute? Gifite izihe mezire? Ni icyangahe se? Ni icyahagana hese? Kubera ko aka kanya n'ujya no muno hari ahantu wajya kugura ikibanza ku buryo wanajyana n'ibihumbi na 30 ukabona ikibanza. Ukindiza umuntu wari Tavas, sponsoring ya Tarani, ugahita barandaciwe. Aho hantu nta hari se. Usibye ko aho hantu kuyevuye i Kigali itike nayo yabigura ikindi kibanza. Hey. Yeah, alright. Ariko ba specific inshuti yanjye. Ba specific ku ntego ushaka gusetting. Yigire clear bya nyabyo. Ushaka kuzagura ikote? Niyo ntego ufite mu kwezi kwa mbere? Yego. Iryo kote rizaba risa gute? Iryo kote se rizaba ryarakozwe n'uruhe ruganda? Ni from Dubai, ni from Turkiya, ni from France, ni Italiani, ni ryahe? Wagakwiye kuba unazi na shop uzajya kuriguramo waratangiye no kujya gusura iyo shop. Ukabigiraho n'inshuti ukavuga ati nzaza ukaburi no gukatuza. Rero intego zawe zigira specific. Ushaka kuriye modoka yakozwe mu we mwaka, ifite irihe bara, intebe zayo zisuti, ni automatique cyangwa ni ni automatique cyangwa ni hajya cyane manuel. Ni uwe bwoko, ni iruhe ruganda, niyo mu we mwaka, inywa petroli cyangwa inywa essence cyangwa inywa mazutu. Hajya imodoka zinywa na petroli ra? Petroli ni essence. Inywa petroli cyangwa inywa mazutu. Iyo modoka yawe ubundi iyo ari full tanka yuzuzwa na litiro zingahe? Ushaka kugura imodoka utazi imodoka ushaka kugura full tanka yayo. None uzayishiramo essence na iyo bije wakwiye kuba uri no kuyikora. Wakwiye kuba uri no kuba ati njye ningura imodoka nzajya mwa full tanke y'ibihumbi wera tuvuge senkani. Ugatangira ukamenya n'ibiciro by'ama essence da. Ugatangira ukamenya n'ahantu imodoka bazigurishiriza ukajya hariya muri Mukagera hari hajya Mukagera moto. Ukavuga uti ngiye Mukagera motor ariko buriya ngiye nshaka no gukandagira kuri cyave biti nkumva. Umukiriya no umwami ntago bazaga kuvuga ngo ukandagireho. Nimuzi no gutwara uzavimvire mukate n'amakona byose. Ujya n'ubwo ariko murengiro bamurazigirara. Niba ufite gahunda yo gutembera umunsi muzafata akabaga ujya utege akamoto cyangwa bisi ujya ku kibuga cy'indege, ninde wakugarura se? Unamenye na procedure bicamo mbese kugira ngo umuntu yinjire mu kibuga cy'indege ko batakubaza se mugiye he? Yego da, ibyo bagita gusura intego zawe ugomba kwisanisha n'intego zawe. Ubu wasanga ufite gahunda yo kuzatravelinga utari wanegera no ku kibuga cy'indege, wenda kwinjiramo byo ntabyo bazakwemerera, ariko basi uzagende unasuhuza n'abavunjayi bo ku kibuga cy'indege babwira ati ariko buriya idolari nangahera. Nurangiza wigarukira. Oh my god. Ariko abantu bari kwirwanya n'ikiro rimwe muri comment. Oh ra. Abantu bari kwigabanya n'ikiro rimwe muri comments. Obita Elizati ati 2025 ndashaka ikibanza cya miliyoni 3 imayange mu Bugesera mu Biryogo. Icyo kibanza zakigura mu kwa gatandatu kwa 2025. Wow. Hanga urabona ko Elize kabisa yagerageje kuba specific.
amafaranga arayazi, aho kiri arahazi. Buriya na mezire zacyo yatangiye ari kuzibaza, ndabizi neza. Abantu bari kwiga bari kunyandikira rimwe muri comment. Wasanga ufite gahunda yo kuzatembera amahanga, utari wanambuka ngo ujye n'Igoma basi, unatereshe no cyangwa udafite nka passport. Ubundi ngo uri serious? Ntabwo wa uri serious. Isanishe n'intego zawe. Kwagiye rero ko ka kabiri, uburyo bwiza bwo gusetting intego. Ubwa mbere no gusetting intego ikumotiva ibisanzwe iri mu byo ukeneye. Icya kabiri no gusettinga no guspecify intego zawe cyangwa se kuzigira clear. Intego zawe zigire clear, zisobanura ku buryo bwumvikana. Aka gatatu n'aka kabiri. Aka gatatu mukandikira muri comment karavuga ngo narrow them down. Fata intego zawe uzicemo uduce duto. Wifata intego zose z'umwaka ngo zose uzirunda ahantu hamwe. Niba ufite intego yo kugura ikibanza, intego yo kugura ikote, intego yo kugura mugurusu, intego yo kuba silver executive, ibyo bintu byose bifate ugende bigenera igihe uzabigereraho. Hanyuma icyo gihe uzabigereraho nacyo kandi uvuga uti nimba wenda nzagura ikote ry'50 ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri. 50 ushobora kutazabibonera rimwe kuri iyo tariki ya mbere. Vuga utahubwo buri cyumweru nzajya saving 12,500. Ibyumweru bimwe bizajya kurangira baza gukorera 1000 gusaving 1000 bingahe 50. Icyo gihe nzategena igura ikote ryanjye. Nimba ushaka kuba silver executive mu kwa kangahe, mu kwa gatandatu wenda n'urugero, aka kanya ukaba ufite amanota 4, ukaba uri kubura amanota 6, ubwo birasobanuye ngo uri kubura inota rimwe rya buri kwezi kugeza mu kwezi kwa gatandatu. Rero wowe nujya ukora inota rimwe rya buri kwezi, nujya ushaka uzajya celebrate ngo uku kwezi nabaye silver executive, kubera ko wamubaye icyo wasabwa kugira ngo we silver executive muri uko kwezi wagikozeho. Uri burabyumva? Fata intego zawe rero. Niba ushaka kuba silver executive, umenye ngo buri kwezi nsabwa iki. Buri kwezi nimba nsabwa inota, ubwo buri cyumweru nsabwa iki. Buri cyumweru nimba nsabwa wenda kugurisha utu RP 4, ubwo buri munsi nsabwa iki. Ni iki nsabwa gukora? Wabita Fodenite, nkeneye timu y'abantu barenga 200. Foden iyo niyo ntego ye. Timu y'abantu barenga 200, icya mbere na mbere ni ibintu bishoboka. Birashoboka cyane. Ariko timu y'abantu barenga 200 ntago uzayigeraho ku itariki ya nyuma y'umwaka ngo utangire kubitekerezaho. Ahubwo tangira kubikora haka kanya. Uvuga uti mu kwezi kwa mbere ngomba kuba maze kwinjiza abanaba ngiye na timu yanjye dufite. Kuvuga uti ku kwezi kwa mbere ibi niba nabikozeho nzaba ndimo neza. Aha ni sawa cyane. Reka twikomereza kano kitwa ngo narrow it down. Fata intego zawe uzikatemo uduce duto cyane. Aha urugero twavuga nko kuri Elize waduhaye urugero ko azagura ikibanza mu kwa gatandatu cya 3 miliyoni. Nshuti yanjye nagize 3 miliyoni uzazibonera rimwe muri kuri kwezi kwa gatandatu. Ntago wenda muri uko kwezi kwa gatandatu uko kwezi kose uzawinjije 3 miliyoni. Birashoboka ariko ntago ariko bikorwa. Aho bavuga ngo nimba nzagura ikibanza cya 3 miliyoni mu kwezi kwa gatandatu, ubwo buri kwezi nkeneye 500. Saving 500 buri kwezi irakenewe kugira ngo ikibanza cyanjye cya 3 miliyoni nzabe narakiguze mu kwezi kwa gatandatu. Ubwo ni miliyoni ni 500 ra? Ni 500. 500 bya buri kwezi birakenewe kugira ngo Elize azagura ikibanza cye cya 3 miliyoni mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka ugize gute ku mwaka utaha. Nimba atari uko nguko waba wakisha. Uwo bita Ephraim ati nshaka kuba gold executive mbirwaye nk'igisebe cy'umufunzo. Ephraim rero dufasha. Ushaka kuba gold executive ryari? Urabura amanota ngahe? Ibyo ngibyo ukabubiza. Aya manota ni kubura byasaba amanota ngahe buri kwezi ngo kiragiye nihaye ngo be gold executive nzabe ngigezeho. Icyo nicyo bita narrow it down.
turihuta cyane kugira ngo igihe kitakomeza kudufata rero. Akantu ka kane karavuga ngo make them visible. Fata intego zawe nurangiza uzishyire mu mafoto. Fata intego zawe nurangiza uzishyire mu mafoto. Intego zawe zishyire mu mafoto mwana. Niba ari Silver Executive, genda kuri Google udownloadinga akarogo ka Silver. Ujye ukagendana muri telefone mu mufuka wawe. Ujye ukagendana ahantu hose. Niba ushaka kugura ikibanza, shaka agafoto k'ikibanza. Ujye ukagendana ahantu hose. Niba ushaka kuba Gold Executive, shaka agafoto ka Gold Executive, ujye ukagendana ahantu hose. Niba ushaka kugura imodoka, shaka ifoto y'imodoka yawe, ujye uyigendana ahantu hose. Hey! Yes! Jewe ndabyibuka ahangangiye kubaho ubuhamya, abantu benshi barabuza aho njya mbubwira. Nje ndabyibuka nitangira business maze mu mwaka, nari mfite intego yo kubakira ababyeyi inzu. Naragenda downloadinga ifoto y'inzu. Ifoto y'inzu. Ndangije iyo foto y'inzu na downloadinze, ndagenda nyikoreshamo udufoto dufatika ku mapuro. Ndangije udufoto dufatika ku mapuro, naragiye ntushyira ahantu hose hashoboka mu nzu nabagamo. Nadushyize ku meza, tushyira kuri plafo hafi y'itara, tushyira ku muryango ujya mu cyumba, tushyira mu ndorerwamo hahandi wireba gutya. Nimba indorerwamo yari ngaha hahandi wireba, hano gutya ndagenda nyishyiramo. Nyishyira kuri poanye iri hari ahantu kariya kantu k'iserire bakata gutya. Ndagenda nyishyiraho. Nyishyira hano yishyize nihera mu cyumba ndaramo, nyishyiraho. Ndakubwiza ukuri, iyo wazaga kunsura wahabaga uri kwibaza ese iyi nzira ahantu hose ibi nibi cyundi kwanza. Nkimara kwinjira aho nabaga, inzu yanjye nahitaga nzubakira ababyeyi nahitaga nyibona ahantu hose. Ibyo bintu byarangiye mbigezeho. Urimo urabyo? Byarangiye mbigezeho. Aka kanya rero ndashaka kugira ngo nawe intego zawe zigire visible. Intego zawe zigire visible, zigaragaze. Uzishyira ahantu hose hashoboka. Muri telefone yawe zishyiremo. Muri laptop yawe zishyiremo. Muri salamanje zishyiremo amafoto yazo. Ahantu mu cyumba uraramo zishyiremo. Muri garde-robe zishyiremo. Muri miriwari zishyiremo. Aha. Kuri poanye y'iserire zishyiremo. Ku meza zihashyire. Mbese utagira ahantu hamwe utazishyira. Zihashyire. Ku buryo umuntu nageza kugusura azajya agenda byibuze abonye akubaje ati se biriya ni ibiki ubundi. Apreneti nge aho nicaye ndi kureba intego zanjye 2025. Ubu deja namaze kuzomeka ahantu hose mu nzu. Hey. Ubundi bavuga ngo to be successful you need to be 1 inch abnormal. Kugira ngo ube successful ukeneye no gukora kamanye ku buryo abantu bakorera bakavuga ati kino kinwanye ni igisazi. Abantu batarakora kuvuga ati bro ako kantu koze ni ubusazi pe. Ndakubwiza kuri nta nubwo uzana ba successful. Ibaze urwego nari nabayeho umusazi, ku rwego nafashe iriya poanye bafunguriraho iserire, homekaho inzu nzuba. Nkafata itara, hari itara riba riri kwakira, nkagenda nkamadikaho inzu yanjye. Kurya kwa kundi wenda nk'itara riba rigize ikibazo rikurireba gutya, ikintu cya mbere nabonaga ni inzu yanjye. Hey. Good. Wati no kuri post zawe ugashyiraho hashtag uwo ni Peter arakoze cyane. Twihute make them visible twakarangije. Hanyuma akantu ka gatanu karavuga ngo talk your goals. Intego zawe zivuge. Intego zawe jya uzivuga. Kora akaririmbo k'intego zawe. Apply Global Ambassador Eric afite akaririmbo k'intego ze. Akaririmbo k'intego za Apply
niko akaririmbo yumva cyane kurusha izindi ndirimbo zose. None nimba Apple yarabikoze bikamukorera, wowe wagiye ugakora akaririmbo k'intego zawe. Akaririmbo k'intego zawe nta kandi ni ukura za ntego zawe ukazatura. Ukavuga ati ndishimye kandi ndashima Imana cyane ko uyu munsi ndi Silver Executive. Byature muri present. Ndishimye kandi ndashima Imana cyane ko uyu munsi niguriye ikibanza. Ndishimye kandi ndashima Imana cyane ko uyu munsi ndi Gold Executive. Ndishimye kandi ndashima Imana cyane ko uyu munsi ndi Global Ambassador. Ndishimye kandi ndashima Imana cyane ko uyu munsi ndi Diamond Global Ambassador. Ndishimye kandi ndashima Imana cyane ko uyu munsi nitwara mu modoka yanjye yitwa Benz Brabus. Ndishimye kandi ndashima Imana cyane ko mfite umugore mwiza. Iyo bintu byose bivuge da kuri aruketi kumushize narababwiye ngo nimba ukiri na single genda uko right anga hari akabaza ka connection menya ari umuntu wari umpamagariyemo ariko ndakeka mukiri kunyumva ati ndiko ati iyo ndi muri office iyo ndi mu rugo aho ndi hose ndayumva niyo audio numva kenshi ongo ni apply wacu talk your goals vuga intego zawe hari ikintu bita the power of repetition imbaraga z'ibintu twumva cyane ese wowe ni iki kintu wumva cyane ibaze nimba ikintu wumva cyane atari ikintu gisigasira intego zawe cyangwa se atari ikintu kigusunikira kundira ku ntego zawe muri uno mwaka wa 2025 rero kugira ngo uzabe umwaka udasanzwe indirimbo uzumva cyane azaba ari indirimbo y'intego zawe kugira ngo umwaka uzabe umwaka udasanzwe indirimbo uzumva cyane azaba ari indirimbo y'intego zawe turi kugendana guys alright ako nako nakeka mukumvishe hari imbaraga mu bintu twiyaturiraho hari imbaraga mu bintu twumva cyane gifata umwanya bivuge wirecordinge unabyumva talk your goals and listen your goals live them zibemo gutya mu gucunguza uburyo umwete rero munyemerere tujye ku kandi kantu kugira ngo intego zawe uzazigereho urasabwa gukora icyo bita action plan ni ibikorwa usabwa kugira ngo izo ntego zawe ugere gute uzigereho. Ese kushaka kuzaba Silver Executive ukaba usabwa amanota wenda tuvuge 5 bitewe naho umaze kuyageza, uzi ngo ayo manota zikuraho ni iye mikorere uwateganyije uzakoresha kugira ngo ukore ayo manota 5. Ko nabanyara abantu bashyize intego zo kugira amatimu y'abantu runaka, ni ize strategy ugiye gukoresha kugira ngo ugire iyo team iri ku ntego zawe. Nibiye bikorwa uri kumva ugiye gukora kugira ngo ubashe kugura kiriya kibanza cya miliyoni runaka. Ugiye kubigenza ute? Action plan. Hari umuhanga wavuze ngo kugira intego ariko zidafite ijyanamikorere ni ibyifuzo. Niba ufite intego udafite ijyanamikorere uri bikoresha kugira ngo uzigereho, shuti yanjye ufite ibyifuzo, ufite liste y'ibyifuzo. Ntago nshaka rero ko ugira ibyifuzo liste y'ibyifuzo, ahubwo nshaka ko ugira intego kandi uzageraho. Kugira ngo zibe intego ugomba kuba ufite action plan, ufite igihe uzabigereraho, ufite n'icyo ugiye kubikoraho kugira ngo uzigereho. Create the action plan. Nimba ari Silver Executive ukabura amanota ya naye, nshuti yanjye setting uvuga uti ngomba kujya ngura akarapi kamwe kasi 24/7 buri munsi. Setting uvuga uti nzajya ngura akarapi kamwe kasi 24/7 buri minsi 2 bitewe n'amanota ukeneye. Vuga uti nzajya postinga mu magurupe aya naye iki. Vuga uti wenda nzajya nsura ibitaro kugira ngo mamenyane n'abarwayi nzahereza produit. Vuga uti wenda nzajya njya muri sport kugira ngo mahurire n'abantu bakunda ubuzima bwabo, nzabaha amabani coffee n'ama coredius kugira ngo nzabashe kugera ku iranka ryanjye. Nimba ntajya na mikorere washyizeho, nimba nta kintu uteganya gukora ku ntego zawe, n'ubundi bizarangira utazigezeho.
uwo bita Lisa ati nta muntu n'umwe ngomba gutinya, bose ngomba kubigeraho. Ntega akamoto ngenda nigisha motari. Niko bimeze, ni ukwisiga urusenda. Create action plan rero niko kantu kandi ndakeka ari aka gatandatu. Aka kari karavuga ngo set the time to do evaluation. Shyiraho igihe uzajya wikorera evaluation. Shyiraho igihe uzajya wikorera evaluation. Ubundi baravuga ngo impamvu abantu benshi batagera ku ntego zabo nta nubwo baba bazi ko hari naho biri gupfira. Rero wowe vuga ngo izi ntego nihaye ngomba kujya nzisura buri gihe kandi nkakora evaluation nimba koko nkakora evaluation wenda nkavuga ati buri cyumweru nzajya ndeba nimba hari icyo nabikozeho. Buri cyumweru nzajya ndeba kuri action plan yanjye nimba niremeje kwigisha abantu 5 mu cyumweru, ndebe ese muri iki cyumweru narabigishije. N'urugero ariko nimba niremeje kwigisha abantu wenda 30 mu cyumweru, uvuga ati se muri iki cyumweru abantu 30 narabigishije. Ibyo ngibyo nubikora intego zawe uzazigeraho. Nusanga utarabigishije uriminjiramo agafu, niko babyita mu Kinyarwanda. Nusanga warabigishije uravuga ati aha reka nkomereza aha ngaha. Dukomeze. Akare karavuga ngo set the reward if you hit them and the punishment if you miss. Shyiraho igihano uziha nutagera ku ntego zawe z'ukwezi. Ubwo utigenda ndiyemeje uku kwezi ngewe ninatumira abantu 30, nzahita migenza utera. Munshyirire ibihano muri comment. Mutange ibitekerezo by'ibihano, ariko bibe nka bya bindi bya Kamegeri ngo watanze ibihano bakabona ijyana cye kirakakaye akaba ari we bagihana. Setting igihano uri kumva uriha uziha nutagera ku ntego zawe z'ukwezi. Mu kwikorera evaluation nubona utageze kuri izo ntego uvuga ati okay ntago nazigezeho uyu munsi rwose ndateka ibishyimbo birimo amabuye. Good. Hanyuma usettinga n'igihembo uzihemba nuzigeraho. Igihembo uzihe buri vati rwose ngiye nigera kuri zino ntego ninjiza miliyoni muri kuno kwezi, ninjiza mu 500 muri kuno kwezi, nzafatamo 10,000 nje mu marange kwitamo inkoko cyangwa se kwitamo agacyayi cyangwa se wenda nzajya gusura ababyeyi. Kora ko nzana kureba 500, dore nundi simeruka kujya gusura abaviye rwose nzagira gute, nzagira nya je gusura ababyeyi banje nabo mbatemo. Uko iki ni igihembo nihaye. Wowe bitaje n'Imana Alex ati ngiye nzajya mu birunga ngo nicyo gihano yihaye. Ninagera ku ntego nihaye nzaza mbibabwire munseke cyane. Christian ati nzateka ibishyimbo birimo amabuye. Wowe bari ati ngiye ntago nzarya uwo munsi. Ishyiraho punishment. Enoka ati ngiye nzarara hanze. Ibyo ni ibihano wakwishyiraho mu gihe utagize ku ntego zawe z'ukwezi. Impamvu ndi kuvuga z'ukwezi nuko nizo zizagufasha kugera ku z'umwaka. Akantu ka 9 karavuga ngo improve. Iminjiramo agafu aho bitagenze neza. Za ntego zawe niba uri kuzikoraho ukabona hari aho bitari kugenda neza, iminjiramo agafu. Hanyuma twihute tugere kwa akavuga ngo find an accountability partner. Shaka umuntu uzajya akwishyuza intego zawe. Umuntu muzajya mwicara mukavuga ati iki cyumweru ntago bino bintu nabikoze. Akagukorera evaluation, akagufasha kwikorera evaluation. Uzajya gufasha gukora follow up y'intego zawe. Impamvu abantu benshi batagera ku ntego zabo nuko baranazibagirwa. Ngenda byibuka ngitangira business ko mu mwaka wanjye wa mbere ikintu cyo gusetting intego barakitwigishije pe. Okay, wenda ntago twabyize biri clear nkuko muri ramisi tubyiga, wenda ngo ubone n'umuntu wanabikoze umwigireho n'iki. Ariko icyo genda byibuka ibintu byo gusetting intego barabitubwira. Kubitubwira rero
njye narazigiraga ariko nkazandika muri agenda kubera ko urumva agenda nabaga nyifite yo nandikagamo training. Ikintu kibabaje cyambagaho agenda nayandikagamo nk'amezi 2 ikabirashize yashira nkayibika bisobanuye ngo kuba nyibitse bisobanuye ko intego zanjye nzibitse. Twageraga mu kwa gatandatu ntanibuka ko mfite intego, twageraga mu kwa 10 ntanibuka ko mfite intego. Abantu benshi rero impamvu batagera ku ntego zabo barazibagirwa. Nawe rero kugira ngo utazibagirwa shiraho umuntu uzagira gute uzajya kwishyuza, uzajya uzikwishyuza ngo ati bro wavuze ko uzagura ikibanza, wavuze ko uzakigura mu kwa gatatu, dore kwezi kwa mbere kurarangiye, amafaranga 500 wavuze uzajya savinga ari he kwavuze ko uzaba silver executive mu kwezi kwa gatatu kukaba kugeze ukawukibura 10 point away, uzaba silver ryari? Ya ndayamara ati naya ni mahitamo no kuzigeraho. Kuzimisiga byo ntibishoboka no mu rugero. Apparent iyo ntageze ku ntego nihaye ni igihano cyo gukora cyane. Wow. Kurara muri office nicyo gihano man. Sponsor nka mukwepa na sponsor nka mukwepa. Mama sponsor nka mukwepa. Kijana cha Peter ko numva arakasa mutwe. Peter ngo natugera ku ntego ze kazakwepa umugore arare muri office tagafusha rukara. Ndabari raferi nakasa mutwe. Yeah, good. Rero akantu ka 11 kazagufasha kugera ku ntego zawe karavuga ngo fight until the last day. Abantu benshi bashyiraho intego ariko byageramo hagati bagatakaza icyizere ntibakomeze kuziharanira. Tuvuga ngo urugero nk'ubu abantu bashyize intego za 2024 iracyabura iminsi 18 iracyabura iminsi 13. Iyo minsi 13 waba winjijemo Megaverse cya kibanza ukabura kiguzi. Iyo minsi 13 waba ukozemo ibintu by'imbaraga byatuma ku ntego wari hayiwe utari wavivura uzivivura. Ariko usanga bijya kugera mu kwa 11 mu kwa 10 abantu benshi baba baracitse intege, baba baranibagiye ko intego zabo bazifite. Rero kugira ngo tuzagera ku ntego zacu no gufightinga kugeza ku munota wanyu. Ako niko kantu kanyu. Ya alright, rero ubwo nibwo buryo bwiza wa setting intego zawe. Ngiye kubisubiramo ni ibintu 11. Icyambere set the goal which motivate you, shira intego zikumotiva cyangwa se intego n'umuntu z'ibintu ukeneye. Icya kabiri specify intego zawe cyangwa se ushyireho intego ziri specific ku rwego n'akadomo uzajya ubukazi. Icya gatatu now them down zicamo duce duto. Icya kane make them visible, zigira izigaragara uzishyira ahantu hose. Icya gatanu talk your goals and live in them. Icya gatanu vuga intego zawe kandi uzibemo. Icya gatandatu create the action plan, shyiraho igera mikorere. Icya karindwi set the time to do evaluation, shyiraho igihe uzajya wikorera isuzuma. Icya munani set rewards and if you hit them and the punishment if you miss. Ishyireho igihano nutazigeraho hanyuma wishyirireho igihembo nuzigeraho. Icya 9 improve aho bitagenze neza imigiramo agafu. Icya 10 find accountability partner, chaka umuntu uzajya ugufasha cyangwa se kwibutsa intego zawe. Icya 11 fight until the last day, hangana kugeza ku munota wanyu. Hanyuma tugeze ku kantu kanyu. Ariko none ko tuvuga ngo most people in life don't most people in life fail. Okay, most people fail in life not because they aim too high and miss, but they aim too low and hit. Abantu benshi ngo mu buzima ntago bagera ku byo ntago bagera ku bintu by'imbaraga mu buzima atari ukubera basetinze ibintu binini ngo bibananire, ahubwo ari ukubera basetinze ibintu bito byo bakabigeraho. Setting intego nini, setting intego zifatika, kuko twabonye uhere ku byo ukeneye ugenda uzamuka. Akantu kanyuma rero tugiye kwiga karavuga ngo why most people don't achieve their goals. Ibi byo turabicamo cyane kubera ko n'ubundi sa nk'uwabivuzeho ni ukubera iki abantu benshi batagera ku ntego zabo. Ni ibintu bitandatu. Areka muri comment ngo why most people don't achieve their goals. Dufite 2:08 na 15 turaba dusoje.
twiyongeje iminota 7 na 15 turaba dusoje. Aha, ese niye mpamvu ituma abantu batagera ku ntego zabo? Andika muri comments ngo why most people don't achieve their goals. Kubera icyo abantu benshi batagera ku ntego zabo? Binyandikire muri comment. Ramadan ati no gushaka umuafande akambera accountability zinanirwa amfunga. No gushaka umuafande kabisa. Aha, why most people don't achieve their goals? Aha, wono bita Alice awimbabaza ati nukubera icyo abantu benshi batagera ku ntego zabo. Akantu kambere gatuma abantu bose bagera ku ntego zabo nakangaka nukuzishyiraho umwaka wora maze gutangira. Ugasanga tugeze nko mu byo mu kwa gatatu umuntu nibwo ari gusetting intego z'umwaka. Ugasanga icyumweru twagitangiye tugeze nko mu byo kwa kane nibwo uri gushyiraho intego z'icyumweru. Ugasanga umunsi twawutangiye ugeze nka saa 5 nibwo uri gushyiraho intego z'umunsi. Nshuti yanjye n'ibyo bintu ujye ubikora. Nimwe mu mpamvu ituma udakora ibintu by'imbaraga muri ino business. Nimba ari intego z'umunsi zisetinge umunsi utari watangira. Baravuga ngo set the day ngo setting the day before. Tegura umunsi wawe ku munsi ubanza. Ku munsi wawe banjirije. Tuvuga nimba hari ibikorwa ufite kuzakora ejo ni kuwa kane. Ibyo bikorwa raro bipanze. Ibintu wifuza kuzagira mu 2025 wagakwiye kuba waramaze kubisetting. Intego z'icyumweru ushaka kuzagira ku bintu by'imbaraga muri iki cyumweru. Ku cyumweru ku mugoroba setting ibintu wumva uzageraho muri iki cyumweru. Setting igena mikorere ry'icyumweru cyose. Ku buryo n'umuntu yagushaka kubatinda gukeneye iki n'iki mubwira uti rero ngiye burya ntago nzaba mari. Ntago nzaba mari da. Impamvu ya mbere ituma abantu batagera ku ntego zabo rero nuko benshi bazisetinga bamaze kugera mu mwaka bari kuzisetingamo, bamaze kugera mu cyumweru bari kuzisetingamo, bamaze kugera mu munsi bari kuzisetingamo, bamaze kugera mu kwezi bari kuzisetingamo. Iryo ni ikosa rya mbere. Impamvu ya mbere intego zawe z'umunsi uzisetinga ryari? Kubera ko n'umunsi ukeneye kugira intego zawo. Ubu hari abantu bari gusetinga intego za 2024 tuyirangije. 2024 nzakora igikwe. Warawurije. Settinga intego z'ikintu utari wakigeramo. Nimba ari umunsi w'ejo mbere y'uko uryama uri gukora evaluation y'umunsi ko wagenze, setting umunsi ukurikiyeho. Nimba ari intego z'ukwezi ku itariki ya nyuma y'ukwezi kubanza, setting ukwezi ugiye kwinjiramo. Nimba ari intego z'icyumweru, dimanche ku mugoroba uri gukora evaluation y'uko icyumweru cyagenze, hitushyiraho intego z'icyumweru gikurikiyeho. Ibyo ngibyo nubasha kubikora, intego zawe z'icyumweru uzazigeraho ndetse cyane. Intego zawe z'ukwezi uzazigeraho ndetse cyane. Intego zawe z'umunsi uzazigeraho ndetse cyane. Akaruka karavuga ngo rero ngo ni ngo impamvu abantu batagera ku ntego zabo ngo their goals are clear as mud. Impamvu abantu batagera ku ntego zabo ngo ziba ziri clear ariko ziri clear nk'ibyondo. Ugasanga intego zawe ngo wazigize clear ngo ziri clear ariko mu by'ukuri ziri clear nk'ukuri ibyondo biba biri clear. Se biri ibyondo biba clear. Mu yandi magambo intego zawe ntago ziba ziri clear neza. Ntago uzi ikintu ushaka bya nyabyo. Nababwiye ngo uramutse ugiye kumpamagara nimero yanjye ukibeshyamo umubare umwe, ntago ari ngiye wahamagara.
urimo urabyumva uramutse ugiye kunyohereza amafaranga kuri momo wenda ugiye kungurira akantu ukibeshyamo umubare umwe amafaranga wawe uyayobeje nawe rero mu yandi magambo nimero yanjye iyo yibeshyemo umubare umwe ihita iba iyindi ntabwo iba iyanjye rero nshuti yanjye nawe intego zokeye kuba clear nk'ukuntu witondera umuntu ugiye koherereza amafaranga ukareba neza nimba ariwe koko umubare ku mubare n'intego zawe ugomba kuzitaho step by step ku buryo ugera no ku kadomo nabwo ngo nimba ari ikote nimba ari intego ry'ikote ushaka kuzagura rizaba rifite ibipesi bimeze bitubundi iryo kote ukeneye kuba clear cyane atari clear as mood cyangwa se as mad ni mad ni mood atari clear as mad bitari ibintu bitobatobye akaruka gatatu gatuma abantu batagera ku ntego zabo no kutagira discipline cyangwa se cyo bita self discipline self discipline ni iki self discipline ni ugukora ibyo wiyemeje ko uzakora cyo bita self discipline ni ugukora ibyo wiyemeje ko uzakora kandi uzi neza ko ibyo bintu uzanabikora koko wariyemeje ngo kugira ngo uze muri ube silver executive ugomba kujya ucuruza application 24/7 rero discipline ni ukugacuruza koko nkuko wabyiyemeje impamvu abantu benshi batagera ku ntego zabo rero nicyo bita lack of discipline cyangwa lack of self discipline kuba self discipline rero ni biza kwisonga cyane mu gutuma abantu batagera ku ntego zabo wowe ibintu wiyemeje uzakora koko warabikoze kwemeje ko uzajya utumira abantu 3 ku munsi urabatumiye cyangwa urabatumira rero abantu bashyiraho igera bikorere ariko ntibakore ibyo biyemeje cyangwa se ntibakore ibyo bavuze ko bazakora icyo kintu kiza ku mwanya wa mbere cyangwa se kiza mu bintu bituma abantu batagera ku ntego zabo ako ni akantu ka gatatu kavuga ngo ni lack of self discipline akantu ka kane karavuga ngo ni ugucika intege kare gucika intege kare kuviramo muri bisi itari yagera mu cyapa itari yagera muri gare ukaviramo mu cyapa gucika intege kare ibyo ngibyo nari nabivuzeho cyane niyo mpamvu nari buze kubitindaho ugasanga ufite intego z'amezi 12 ariko wagenzura neza amezi wakoze ku ntego zawe ugasanga nta nubwo ageze no mu mezi 6 ariko si ubwo mu by'ukuri izo ntego twazirenganya koko cyangwa nyir'ubwite niwe twarenganya gucika intege kare rero ni ibintu biza kwisonga mu gutuma intego zawe zitagerwaho hanyuma ikintu kindi nicyo bita kudasaba ubufasha inama ndetse na follow up aho biri ngombwa niba ukwezi kwa mbere warashyizeho intego ukabona ukwezi kwa mbere zirakugaritse ukabona ibyo wiyemeje ngo mu kwezi kwa mbere wabigezeho irukira kuri upline umubaza uti musaza za ntego zanjye ni kubona bikomeje gutya ntazigeraho da ngira inama da dore ngira inama ndaje abantu benshi baza kugisha inama bari kubona byarenze iki byarenze inkombe wiba nk'abantu benshi ukwezi kwa mbere ukibona bishatse guhomba hita unyarukira hehe kwa upline wawe kwa accountability partner wawe vuga ati musaza ninemeje gutumira abantu 30 muri ku kwezi none natumiye 15 bonyine twicare dore tasha abantu benshi rero ntago bibuka gusaba inama cyangwa se gusaba guidance bibuka gusaba guidance babonye intego n'ubundi zabarenze kwa ngo nese kuno mwaka intego nashyize ngo ntazigezeho ngo ubwo byapfiriye ukeneye kubishyiraho hakiri kare
ukajya gusura upline wawe, accountability partner wawe. Akantu ka nyuma rero karavuga ngo ni ukurwanya intego zawe. Apprenti self discipline ni gukora ibyo wiyemeje utitaye ku nzitizi zose uri guhura nazo. Umeze neza ugakora, utameze neza ugakora. Izuba riva, imvura iga, wariye tariye, baguhaye rejection, wakoreye amafaranga, ugakomeza ugakora ibyo wiyemeje. Icyo nicyo bita self discipline. Abantu benshi rero iyo self discipline tugira gute turayibura. Hanyuma akantu ka nyuma karavuga ngo ni ukurwanya intego zawe. Kurwanya intego zawe ni gute rero? Abantu baravuga ati si ubwa applying utabeshye umuntu yarwanya intego ze dara. Intego zawe wazirwanya. Intego zawe uzirwanya iyo uri kuvuga amagambo mabi ku ntego zawe. Iyo uri kuvuga amagambo mabi ku ntego zawe, uba uri kurwanya intego zawe. Muba mumeze nk'abantu babiri, umwe ari gukurura aryana iburyo, undi akurura azana ibumoso. We n'intego zawe ntabwo muba muri kugendera mu cyerekezo kimwe. Muba muri kugongana, muba muri gukururana. Ukeneye kutarwanya intego zawe. Intego zawe uzirwanya ute? Iyo uri kuzivugaho amagambo mabi. Ugasanga washyizeho kuzagura imodoka, ariko wajya kumva mu mutima wawe cyangwa se no ku munwa wawe uravuze ati ati so kwa nzazigeraho raya. Ati no kwekena. Ati no kwikina pe. Nshuti yanjye, niba ujya wifata uri kuvuga amagambo mabi ku ntego zawe, uri kwivuga amagambo mabi ku ntego zawe, uba uri kurwanya intego zawe, bizarangira utazigezeho. Buri munsi jya uhora wizeye 100% mu mutima, ubihamisha n'akanwa kawe ko intego zawe uzazigeraho kandi cyane, kuva ku munsi wa mbere w'umwaka kugera ku munsi wa nyuma w'umwaka. Mwakoze rero nshuti zanjye, mwakoze kwitabira. Twari turi kuganira ku isomo ryitwa ngo Momentum 2025. Twaganiye ku bintu byinshi bituruka mu gitabo cyitwa Living Your Best Year Ever cya Dale Carnegie. Ne wagisoma, ariko twagiye tuvangavangamo n'utundi tuntu twinshi cyane. Ntunyashidikanya ko isomo ry'uyu munsi ryagize gute byadufashije. Murakoze rero, Imana ibaho umugisha mwinshi. Umwaka utaha iki gihe ndabizi neza ko tuzaba turi gucelebrate itsinzi. Hari abantu babaye aba silver executive bashyashya, hari abantu babaye aba gold executive bashyashya, hari abantu babaye aba millionaire circle members bashyashya, hari abantu baguze amamodoka bashyashya, hari abantu baguze amazu bashyashya, hari aba global ambassador bashyashya, hari aba top earners bashyashya, hari abantu bacinze training center zabo nini cyane bashyashya, hari abantu bafite amatimu menshi y'abantu ibihumbi n'ibihumbi bashyashya. Umwaka utaha nk'iki gihe nabwo nzongera nkore training nk'iyi ngiyi, turimo kwishimira ibyo twagezeho, turi no kureba ukuntu twakinjira muri 2026 dutwika. Mwakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane kuba mwitabiriye training y'uno munsi. Byari byiza cyane kubana namwe. Reka duhurire ku gasongero, reka intego zacu tuzisetinge mu buryo bwiza. Turangiza dukore igenamigambi cyangwa igenamikorere yo kuzigeraho neza, kandi twirinde biriya bintu twabonye byatuma utagera ku ntego zawe. Imana ibahe umugisha mwinshi rero.